Muraho neza? Shalom shalom. Amakuru yanyu mumeze mute? Murakomeye muri amahoro mwese? Nizere ko muguwe neza. Ndasuhuza abantu bari mu Rwanda, mu gihugu cyose, ndasuhuza abari i Burundi, ndasuhuza abari Kenya, Uganda, Tanzania, aho muherereye hose muri Afurika, ibihugu ntabwo nabivuga byose ngo mbirangize, ni byinshi. Ndasuhuza abari muri Europe yose aho iva ikagera, mwese ndabasuhuje, abo navuga ngo mwiriwe, mwaramutse cyangwa se muraho. Hari abasanzwe kuri channel yacu, hari abashya. Umva, abasanzwe kuri channel yacu ni ukuri mukomeze mubane natwe, mudushyigikire muri byose. Abashya namwe tubahaye ikaze kuri channel ya Lori Inspiration TV. Ni ukuri ntabwo muzicuza gukurikira iyi channel. Ndimo ndasuhuza muri Europe, ndasuhuza muri USA, ndasuhuza Canada, ndasuhuza Australie, ndasuhuza Oceanie. Muri Oceanie ubundi habaye ibihe bihugura? Nshaka kuzabireba ndumva ntabyibuka, mperuka kera nkiri mu ishuri. Mwese abashya kuri channel tubahaye ikaze. Ni ukuri ntabwo mwahisemo, nawe mwahisemo neza cyane kubana natwe, kubana na Lori Inspiration TV. Hano nta kindi kintu tuhavugira, nta bibi tuhavugira, nta gusebanya kuhavugirwa. Ni ibiganiro by'inspiring abandi. Ufite nanjye iyo mbitegura ntabwo mba mvuze ngo nje kuba gusa, nanjye ubwanjye mba ndimo kuba inspired. Ngo iyo ndimo ndategura ikiganiro cyangwa nk'uko tuba turimo turaganira, nanjye hari ibyo ngenda nunguka. Ni ukuri bifasha mu buzima umunsi ku wundi, kandi nta kindi kintu tubikorera kugira ngo twubake sosiyete nziza nzima, irimo amahoro, irimo ubwumvikane, irimo gushyigikirana, itarimo ikibi icyo ari cyo cyose ko cyaba kimeze. Niyo sosiyete mba numva nifuza, niyo sosiyete buri wese aba arota, sosiyete iri mu gushyira hamwe, kwa sosiyete nziza buri wese yakwifuza kubamo. Niyo mpamvu Lori Inspiration TV yabayeho, niyo mpamvu Lori Inspiration TV nayishyizeho, kuko nivaga nifuza ko yaba channel izajya ivugirwaho ibyiza. Hari umuntu wambwiye, arambwira ngo iyi si ngo yishwe ngo n'abantu ngo bafite ibyo bavuga byiza byakubaka sosiyete ariko bagaceceka. Arambwira kandi ngo nanone kandi yishwe n'abantu bakunda kuvuga ariko bajya kuvuga bakavuga ibisenya abandi. Ndavuga nti kuki nge ntaba mu bubaka abandi? Ndavuga ni rero ifoke mpaguruka nkagira icyo nkora nanjye. Nuko nguko Lori Inspiration TV yaje, n'ibindi tsagana tubabwira tubafunguraho duke duke umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none rero ikintu nifuza ko tuganiraho, nifuzaga kuganira n'umuntu maybe ugize uzi Imana, cyangwa se yumva hari ubutabazi runaka cyangwa se hari umuntu akeneye mu buzima bwe. Apari ko wenda afite ababyeyi, cyangwa se wenda afite abavandimwe, cyangwa se afite inshuti, ariko hari undi muntu yumva wenda yifuza kuba yaganiriza, ariko wenda ajya yumva yuko habaho Imana, abantu bakumva yuko habaho gusenga, ariko nta murongo n'umwe muri Bibiliya azi. Ndagira ngo nganire n'uwo muntu wifuza kumenya ngo gusenga ni iki, ni gute yasenga, ni gute yakwiyadresa kuri iyo Mana atazi, yenda nta n'umurongo n'umwe muri Bibiliya azi. Turaganira gusenga ni iki, gusenga bikorwa ryari, gusenga bikorwa biti, sibyo? Turarebera hamwe, nta murongo n'umwe muri Bibiliya ndi bwifashishe, ngenda avuga par experience cyangwa se wenda uko mbyumva. Ntabwo nigeze niga Bibiliya cyane, cyangwa se ngo nigeze niga iyobokamana, ariko nagiye ngerageza kumva abantu batandukanye bavuga kuri icyo kintu, cyangwa se kubana n'abantu basenga. Tugiye kuganira umunsi wa none, gusenga ni iki. Tuvuge ngo gusenga ni iki, icyo ni icya mbere. Gusenga ni ikiganiro, cyangwa se ni ikiganiro, yego ni ikiganiro ushobora gukora
ugikoranye n'umuntu wumva wizeye ufitiye icyizere cyose utazakuvamo, utaza uguteze amatwi, utazakujajinga, warangiza ukamubwira ibikuri ku mutima uko biri atari kuvuga ngo ni ukumubeshyabeshya, sibyo? Turavuga mu gusenga Imana umuremyi wawe. Niba wemera yuko Imana ibaho kandi ukaba uzi yuko waremwe mu ishusho y'Imana isumba byose kandi waremwe nayo igukunze ikuzi, ndakwingingira kwiga gusenga. Ni ukuri nta formule bigira, ntayo. Urabona ni nk'ukuntu wenda uba ufite nk'umuntu w'inshuti yawe cyangwa se wenda ufite umubyeyi, umuntu wumva uri close nawe cyane. Uwo muntu ashobora kuba inshuti, ashobora kuba umuvandimwe, ashobora kuba umubyeyi. Uwo muntu rero ukumva umwegera niko ushobora kuba wakwegera Imana, ariko noneho yo hakazamo cyane no kuyubaha. Gusenga ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana n'umuremyi we, sibyo? Kandi ukayibwira ibikuri ku mutima nta buryarya, nta gucurikiranya amagambo. Hari ukuntu tujya imbere y'Imana abantu basanzwe basenga, ugasanga wenda hari ikintu ushaka nko kubwira Imana cyangwa hari ikintu ushaka gusaba Imana, reka mvuge gusaba Imana, noneho ugatangira. Ubwo iyo irabibona deja ko ufite mu mutima wawe kugira gute ko hari icyo uje kuyisaba, hari icyo uje kwibwira runaka, hako warangiza ugatangira, Mana urera, Mana urakiranuka, Mana ugize gutya, urimo uranyura hirya no hino. Yego ukwadoha Imana nibyo ni byiza kandi niko bikwiriye, nibyo pe, ariko mu by'ukuri yegereye yego uyishimira, uyibwira uburyo ari nziza, ariko wishaka kwigira nk'iryarya ko wumva Mana rero nje kukwadoha, nje kugira gute, yibwiza ukuri. Ikindi ugasanga wenda urimo kunyura mu buzima busa nkaho bukugoye, sibyo? Noneho kugira ngo uyisange Imana, uyibwira uti Imana ibi ngibi birangoye, ndi kunyura muri situation numva itanyoroheye, sibyo? Ugatangira rero, Mana ndagushima, Mana ngushyize hejuru, kandi umutima wawe ntabwo harimo kuyishima, sibyo? Ahubwo noneho wowe yibwira, isukira umutima wawe ukuri, uyibwira uko wiyumva 100% utanyuze ku ruhande, utagiye kuyiprezinga kandi umutima udafite kuyiprezinga. Ahubwo yibwira uti Imana iki ngiki cyananiye, iki ngiki cyangoye. Umva ni inshuti nziza, ni umubyeyi, umva ni umuvandimwe mwiza, nawe yavuga ngo ni umuntu, ariko ntiyajya ni umuntu, numva ngo nikamvuge ko ari nk'umuntu, ni umuntu wumva kandi ushyira mu gaciro, kandi ikindi iranasubiza, sibyo? Ishobora kutagusubiza kano kanya, ariko uko byagenda kose ni nk'uko umubyeyi ntabwo ushobora kuba wenda uri umwana nurangiza ubwire umubyeyi wawe, ndafata nk'urugero, umubyeyi wawe wakubyaye mu mubiri, umubwire uti ndashaka gufata ruriya rwembe, sibyo? None gufata ruriya rwembe, ababizi yuko naramuka aguhaye urwo rwembe ushobora kurwikatisha, ushobora kwikeba ukasanga urababaye. Niyo mpamvu hari igihe amasengesho tujya dusenga Imana ntituyadusubiza kuko ibona yuko wenda atari cyo gihe cyabyo, cyangwa ninayadusubiza ashobora kutuviramo wenda ubuzima bwacu gupfa, sibyo? Rero gusenga nta kindi, ni ikiganiro ugirana n'Imana kandi ukayibwiza ukuri mu buryo bwose, n'uburyo bwo kuba no kugenda, n'uburyo bwo guhuza n'Imana, gushyikirana nayo, kwisangiza ibitekerezo byawe uko wiyumva, nibyo navugaga, kwisangiza ibyiringiro wumva ufite muri wowe. Wenda urimo gushaka kuyibwira uti ndifuza ko ejo hanjye hazaba hameze gutya na gutya, harimo ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ndakubwiza ukuri, nuyisangiza ibyo byiringiro byawe cyangwa se uko wumva utekereza ejo hawe, ariko mu by'ukuri binyuze mu nzira nziza, sibyo? Nta kizabuza ko ibigukorera. Kuyishimira,
sibyo kwishimira. Hari n'ubwo umuntu anegera Imana ari kugira ngo ayisabe nka guidance, ayisabe nk'ubuyobozi, nko kugira ngo ayoborwe mu kintu runaka. Dufate wenda ashaka kugira ngo Imana ikuyobore muri projet runaka ugiye kujyamo, urayisangiza izo projet zawe zimeze gute, uyibwire, none uyigisha inama kugira ngo bijyane n'ubushake bwayo, uko yo yagennye ubuzima bwawe, uko yo ikigambirira kugukorera. Kandi turabizi neza ko Imana ibigambiriye ku mwana w'umuntu nta kindi n'ikiza, ntabwo ari ikibi. Noneho wowe ukayisharinga za projet zawe. Hari n'ubwo ushobora kujya imbere y'Imana, wenda hari nta decision runaka washakaga nko gufata, ikagusaba ukumva hari nk'inama ukeneye, hari umuntu ukeneye ko akugira inama muri decision ugiye gufata. Ndakubwiza ukuri, uzegera Imana, izagufasha gufata decision nzima, decision ikwiriye kandi itarimo amanyanga, sibyo? Uyegere, uyibwire ikiri ku mutima wawe uyu munsi wa none, uko cyaba kimeze kose irumva kandi ntabwo izigera ikujudginga. Hari n'ubwo ushobora no kuyegera, sibyo, ukeneye nko kwatura, wenda hari ibintu bibi wakoze, hari amanyanga runaka wakoze, hari icyaha runaka wakoze, ukavuga uti noneho ndakabije ahangaha, reka ngende ngiye kubwira Imana, negera Imana. Umva, uzatura, uzayibwira ibyo wanyuzemo, ntabwo izigera ikubwira ngo ariko wowe wabaye ute, cyangwa se ndetse n'ubwa mbere nayigiye imbere ugiye kuyibwira wenda ibyo amafuti wakoze cyangwa se icyaha wakoze si ubwa mbere, ntabwo izigera ikubwira ngo none se ngo n'ejo bundi ngo ntwari wabikoze, n'ejo bundi ngo ntabwo umwaka ushize ntabwo wari waje ukambwira ko wakoze kino cyaha. Ntabwo ari kwimeza, ahubwo izakwakirana ubwuzu, ikubwira uti rero mwana wanjye, ibi bintu wabikoze ariko ntuzongere. Izakumva, izakubabarira, ntabwo izabura kugutega amatwi, sibyo? Uko ikoreye niko gusenga no kugirana conversation n'Imana, kugirana ikiganiro hamwe n'Imana. Hanyuma ikindi ni ukuvuga ngo twari tumaze kureba ngo gusenga ni iki, hanyuma bikorwa bite? Bikorwa bite ni muri ubwo buryo nari ndimo ndavuga, ariko reka nongereho n'ubungubu. Hari igihe umuntu ajya yicara akavuga ngo yabuze umwanya wo gusenga. Umva, nta mwanya ndimo ndabona muri iyi minsi wo gusenga. Gusenga n'ukuri ntabwo bisaba kuba hari endroit runaka urimo, kuba hari ahantu runaka uri, wenda uri mu cyumba wafunze wifungiranye urazimije amatara ngo nibwo ugiye gusenga, cyangwa se bikagusaba ngo kuba uri mu rusengero kugira ngo usenge. Mu rusengero naho tuhajya kugira ngo duterane hamwe n'abandi, ariko gusenga ntabwo bibera mu rusengero gusa, bibera ngo gusenga nta gihe udashobora gusenga, igihe cyose. Fate wenda uri mu rugo, wenda wabyutse urangije, kuko ubundi ubyutse ubona amasaha yawe yo kujya mu kazi yarenze, ati Mana we, mbuze akanya ko gusenga, reka nukanga njye muri dushe. Uko kuntu ubyutse ukajya muri dushe urimo kwitera amazi, senga, ibwira Imana uti ndagushima Mana ko ndamutse ndamahoro, nkuragije uyu munsi wa none. Uri muri dushe muri ayo mazi, nk'uko kandi kunasakuza ngo uvuge cyane ngo Mana ngo ndagushima, aho juste kuko uri aho muri ayo mazi, amazi arimo kukumanukaho, cyangwa se urimo kwitera amazi ukoresheje intoki zawe, ubwira Imana kiri ku mutima wawe, uyishimire, wiragize umunsi wawe, uyibwire imishinga ufite kuri uwo munsi uriho, uyibwire byose. Uri mu mazi urimo koga, ariko urigize gute? Uranasenze. Kuvuga ngo ibyo birashoboka. Ikindi, ushobora kuba hari ibintu njya nkunda, njya mbona ari na byiza, sinzi wenda n'abandi hari abo bijya bibaho, gukora nka marche, gusenga uri no gukora ka marche ugendagenda. Dufate wenda uri no muri sport, cyangwa se hano uri no muri sport uravuze ati ngiye kuva wenda aho mba, cyangwa se wenda ngiye kuva mu kazi, wenda ngere hari ahantu runaka, ngende n'amaguru, ukagenda usenga, ugafata écouteurs zawe ugashyira mu matwi, wenda ugashyiramo indirimbo yo kuramya, cyangwa se yo kuramya Imana. Muri ako kanya urimo kugendagenda gutyo ushobora gusenga. Hari umuntu wari bwasenge arimo kugenda mu muhanda nk'imvura irimo kumunyagira,
wenda imvura atari nyinshi kuko ari nyinshi ishobora no kugutera n'uburwayi, ariko akavura akaba ari gakeya kagenda kajojoba, ukagenda mu muhanda muri ubwo buryo ugasenga usiko uba wumva vrema, ugasenga ku isengesho riragiye neza rigeze ajya agakwiriye kugera. Rero ntakagira umuntu uvuga ngo yabuze umwanya wo gusenga. Wasenga wicaye muri ofisi yawe, uri mu akazi kawe ntugahagarike, ugakomeza akazi kawe, aho ukagakora unagira ngo tunasenga. Uzi ko iyo ubayeho mu buzima bwo gusenga muri ubwo buryo, wisanga ugiranye ubusabane n'Imana, ugasanga wageze aho uba nk'inshuti. Iyo tujya tuvuga ngo umwuka wera, ukamera ukaba inshuti na mwuka wera cyane. Hahandi ushobora no kuvuga uti ngiye muri garde robe ndashaka umwenda wo kwambara, ugahita ubwira Imana, Mana ndashaka uyu munsi rero nafite gahunda izi n'izi, ese nuwe mwenda nakwambara? Wamitiramo umwenda nakwambara, sibyo? None ikaguhitiramo wambara umwenda hahandi wenda usohoka no mu rugo, buri wese akagenda akubwira wambaye neza, wambaye neza, kandi wowe mu gihe wabonaga ibintu wambaye n'ibintu utanateguye, ariko kuko mwuka wera, sibyo, yakuyoboye kuba wakwambara uwo mwenda, ugasanga usohotse uri undi muntu udasanzwe. Kuvuga ngo ubwo turebye ni gusenga, nasenga mu buhe buryo? Kuvuga ngo gusenga ntabwo bigira formule. Gusenga wasengera ahantu hose uri, meme fate no muri bisi ya utaha uva mu kazi utaha mu rugo, cyangwa se uva mu rugo ujya mu kazi, cyangwa se no mu modoka yawe uradrivinze, wanasenga rwose. Niyo waba uri kumwe n'abandi bantu, we wasengera mu mutima wawe, kandi n'abandi bantu mukagumana murimo muranagera ko Imana irumva kandi ikumva n'aya silent prayers, irabyumva, nta kintu na kimwe itabasha kumva. Isifiye kugira wa mutima wumva yuko urakonekise n'Imana. Niba ngo ukonekise n'Imana rero, icyo gihe imbere uko ugenda usa nkaho urimo kuganira n'umuntu, niko urimo kugenda wiyungura n'ubusabane hamwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo gusenga ni ukubaka ubusabane n'Imana, kubaka umubano nayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo ni ukubaka, ubona ko akundi ufite inshuti uvuga uti ndashaka kubaka ubucuti n'uyu muntu, rero gusenga bituma twubaka ubucuti hamwe n'Imana. Amasengesho y'ukuri ni ayahe? Amasengesho y'ukuri ni igihe usutse umutima wawe imbere y'Imana nta buryarya. Ikindi nabivuze ngo ntabwo ari amagambo atondekanye neza, cyangwa se discours uteguye neza wenda wapanze ibintu runaka biri ku murongo ugomba kubwira Imana, ko ntabwo ari ugusenga, kuba ari umeze nkaho ugiye nko kuyimenyesha. Aho gusenga ni conversation ugirana n'Imana, kandi ari ibintu bivuye mu mutima wawe, nko kuganira n'inshuti yawe, umuvandimwe cyangwa se umubyeyi, bitewe n'ukuntu ujya umwisanzuraho, ariko ukabikorana icyubahiro, umwubashye. Uko niko gusenga. Rero nawe utaratangira gusenga, ndagushishikariza kwegera Imana, wige gusenga. nta nubwo nabyiga. Niba uzi kuvuga birashoboka cyane ko wasenga. Meme n'umuntu utazi kuvuga wenda ngo utandukanye amagambo, juste isengesho riri ryo mu mutima, Imana iraryumva. Ndagushishikariza gusenga Imana, ndagushishikariza kugirana ubusabane nayo, ndagushishikariza kuyishaka, kuko ni byose muri byose. Niyo muntu, ngo niwe muntu utazigera kujajinga, utazigera akubwira ngo ceceka, ngo aho wavugiye ngo nakurambiwe, sibyo? Izakumva, uzumva urukundo rudasanzwe, sibyo? Twige gusenga, dusenga Imana tutayiryarya, tuyibwire byose ko biri mu mutima wacu, ntacyo tuyihishe. Murakoze cyane. Uyu munsi wa none byari nari nabateguriye, sinzi niba bibashimishije, ariko reka nizere yuko byabanejeje. Mukomeze mubane natwe, mukomeze mudushyigikire, mukora subscribe, mukora likes meme na comment, mutubwire uko mubona ibiganiro byacu, kandi mukomeze munabisangiza abandi bigere kure. Imana ikomeze bampere umugisha, turi kumwe.